uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe isomo ry'ukuntu nk'umuntu wagira ubuntu ukabona agakiza k'Imana, uko wafasha abantu kuva mu mwijima bakaza mu mucyo w'Imana, bakamenya Imana nabo. Ikibazo gikomeye, iyo umaze gusobanukirwa ijambo ry'umwimerere ry'Imana nk'uko tubikora hano kuri icano, ijambo ry'umwimerere, ikintu cya mbere wibaza ni gute wafasha abantu kuva mu mwijima barimo. Ese abantu bazi ko bari mu mwijima? Ni iki wabafasha waragira ubuntu kugira ngo Imana ikwiyereke? Benshi baranavuga bati ibyo bintu by'uko imperuka izaza twakuze tubyumva, none dore imyaka ibaye 100 ntibirasoza, bizasoza ryari? Ijambo ry'Imana Bibiliya itubwira ko benshi bazaza bavuga nk'ibyo, babivuga ko bitazasoza, ariko ntibazatinda kubona ko bibeshye, kuko ibintu Imana yavuze byose bizasoza byanze bikunze. Ni gute rero twabera abandi urumuri, gufasha abantu kuva mu mwijima? Ikintu cya mbere tugomba kubakorera ni ugutanga ubuhamya bw'ukuntu Imana yaduhaye agakiza tutari tugakwiriye. Iyo urebye agakiza ukareba Imana ukuntu yakwiyeretse, ukareba iby'isi irimo, uravuga ati ahubwo Imana ni nyebambe n'imbabazi. Nibyo koko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa. Nta muntu n'uyu n'umwe Imana ishaka ko ajya mu irimbukiro, ariko abantu banga kuyikurikira nibo bazijyanayo. Gihamya ni iyihe? Nuko nkatwe twagira ubuntu bwo kujya mu gakiza. Iyo ubonye ubwiza bwako, wifuriza abandi gukizwa no gukiranuka, bakakira agakiza nabo, bakakira umwami wacu Kristo Yeshua Hamashiya nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Kuko benshi bari mu binyoma, babeshywe n'amadini nk'uko tugiye kubireba, bakaba batanazi ko bari muri ubwo buyobe. Ariyo mpamvu nakubwira nti ikintu cya mbere kizagufasha kuza mu gakiza, shaka ijambo ry'Imana urisome. Fata Bibiliya uyisome, uve ku itangiro ugere ku byahishuwe, nibwo uhita ubona ko wabeshywe. Numara gusoma Bibiliya inshuro imwe gusa ubwawe, nta muntu ubigusobanuriye, ugafata umwanya ukayisoma, uzahita ubona ko wabeshywe, uhite uva muri ubwo buyobe urimo. Niyo mpamvu mbaza abantu, ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 70, 80, yewe n'ijana. Ese wegeze ufata umwaka n'uyu n'umwe kugira ngo uharire Imana ikwiyereke, usome ijambo? Nibwo uzahita ubona ko isi yakujyanye mu buyobe, ariho duhita tuvuga tuti yaba wari uzi uko Imana ibona idini. Ibyo ni ibintu mvuga kenshi, uko Imana ibona idini, kuko abenshi bari mu idini. Kandi idini twibandaho cyane rega ni Gatolika, kuko niyo yaje iyobya abantu bose ku buryo bujimije utapfa kubyisobanurira. Nagihamya ahubwo n'abahanga bavuga ko burya n'abayisilamu bakozwe n'abagatolika, byose kugira ngo bakomeze bakandamiza ubwoko bw'Imana, nk'uko tuzabyinjiramo mu kindi gihe. Idini rero Imana iribona ite? Idini ni imigenzo n'imico, ibintu nk'ibyo by'uruhererekane abantu bagiye bahererekanwa kuva ku bisekuruza n'ibisekuruza kugeza na magingo aya. Uzarebe bakora ibintu bimwe buri gihe, kuva ibisekuru n'ibisekuruza kugeza na magingo aya. Idini rero ntabwo rishobora kujyana mu gakiza, kubera ko ritaguha amahirwe yo kugira ubusabane busesuye n'Imana, kuko ntabwo bakubwira ngo soma iri jambo. Ese ni ibintu byagwirira isi, cyangwa se ni ibintu byapanzwe muri ino si yahawe Satani? Niyo mpamvu uri umunyabwenge ugomba kuvuga uti, nk'urugero, mfite imyaka 40, 50, ariko sindasoma Bibiliya yose ngo nyisomere ubwanjye. Kuki abantu badasoma Bibiliya? N'icyo kibazo wakakibajije. Numara kwibaza nk'icyo, ukabona nawe uri muri abo bantu batigeze basoma Bibiliya, nk'ubu buhamya tuguha, natwe turasoma ijambo ry'Imana ntabwo twabyumvaga. Agakiza Imana ishobora kukwihera kubera ubuntu bwayo,
ariko Imana inashyiraho abantu yatoranyije kugira ngo babere urumuri abantu bayo. Niyo mpamvu tuzi imbere hano tubabwira ibyiza by'agakiza, kugira ngo noneho nawe nimba wumva ukunze ubugingo bwawe, ugira amatsiko yo gushaka gusobanukirwa ibyo abandi bamenye, iby'Imana yabahamagariye, noneho usome ijambo wumve nyuma y'ubugingo, nyuma y'ubuzima, ubugingo bushya buzaza bizagenda gute. Bizagenda gute? Ko byose byanditse mu ijambo ry'Uhoraho uko bizagenda, ariko Satani akaba yarashatse kubihisha kugira ngo umuntu atabimenya azabona ubugingo buhoraho. Ndaguha urugero wenda gihamya mu buzima bwawe cyangwa no muri rusange. Twakwibaza tuti, ese Imana ishyirwa imbere uko bikwiriye? Ntabwo ariko bimeze, kuko Satani akoresha abambari be ashaka gutandukanya Imana n'abantu bayo kugira ngo batamenya ubwiza bw'Imana, noneho bakomeze muri bwa buyobe, bose bazajye mu irimbukiro. Ngaho hari ahantu ujya ukavuga ibintu by'Imana, bakavuga ati no, ibyo ni ibintu byiza bwo mwakorewe, mubivanemo ibyo bintu byo kwemera Imana, ari nabyo byateye 2019 bashaka kuvanamo ibintu ngo bitume abantu bamenya Imana. 2019 burya niyo byari bigamije. Ikindi rero, uzare mu mashuri, Imana n'ijambo ry'Imana byose biragenda bivanwamo himikwa Satani. Satani kubera icyo ashaka kwimikwa, nuko igihe cye ni kigufi, nawe agashaka kugira ngo azarimbukane na benshi. Niyo mpamvu rero wowe ibintu nk'ibyo tukaguha ubuhamya, tugashishikariza gusoma ijambo ry'Imana, tubwira tuti ngwino usome ijambo ry'Imana, tukabigushishikariza. Byemere uzusome ijambo ry'Imana ukize ubugingo bwawe, kuko Satani nureba nabi azagushyira mu irimbukiro nta kabuza. Ibintu rero byadufasha guhamagara kuza mu gakiza ni byinshi. Dushobora no kugendera ku amateka yanditse yabayeho. Niba amateka yanditse yarabayeho, dufate nk'urugero uko Kristo yishwe n'Abaroma ariko agambaniwe n'abantu mu bwoko bw'Abayuda, ibyo bintu biranditse neza. Noneho ni gute ayo mateka yabariho ukaba utazi amateka ya Kristo nyayo uko byagenze, kugira ngo ari amashusho aze ahari amashusho yavuye? Tukakubwira tuti wisenge ibishushanyo, kuko Imana ibyanga kubi byanditse mu mategeko y'Imana, ariko ukarenga ugasenga ibishushanyo kubera ko idini urimo ari cyo kintu cyonyine byakwigishije. Byibazeho nawe, umuntu akubwira ati dore itegeko ry'Imana riravuga ngo wisenge ibishushanyo, kandi ukabibona muri Bibiliya, wowe ugakomeza ugasenga ibishushanyo. Ese aho hantu nta nubwo hatekereza uvuga uti ibi bintu ni ibiki? Ikindi ni iki? Iyi Bibiliya ifite ibitabo 66, hari indi ifite ibitabo 70, hari indi ifite ibitabo 80, zigenda zifite ibitabo binyuranye. Uhita wibaza uti, niba ari ijambo ry'Imana, kuki Bibiliya zifite ibitabo binyuranye? Kuki ibitabo bimwe na bimwe bitari muri Bibiliya? Aho hantu hagombye guhita hakwereka ko harimo ikibazo. Kuki ibi bitabo biraha bitaraha? Kuki ibi ngibi bitanganya umubare? Kuki Bibiliya zitavuga ibintu bimwe, ibitabo bimwe byagiye bivanwamo? Byagenze gute? Byatewe n'iki? Ahantu tukakubwira tuti umwanzi Satani nyine nawe nubwo ashaka kugenda imbere y'ibiteka, asanga Imana iri ku bihe. Niyo mpamvu bavanye ibyo bitabo, nubwo handitse mu byahishuwe ngo kirazira umuntu wese uzavanamo cyangwa kongera ibintu muri Bibiliya, uwo nguwo azakurwa mu gitabo cy'ubugingo. Ariko babirenzeho kubera ko Satani izi ko neza yamaze gutsindwa kuva mu itangiriro, ntacyo kiramira. Ariko abantu nyine nibo Satani azihimuriraho, nibo azi ko azayobya kugira ngo abajyane mu irimbukiro. Ariyo mpamvu yagiye avanamo ibyo bitabo, kugira ngo abantu batamenye ukuri nyakuri. Kuko abantu bazi ukuri nyakuri barakubwiwe kuva kera na kare, nta wakongera gukurikira Satani n'amadini aramya Satani ku buryo abantu batazi kuko bijimije. Ibyo bintu umaze kubyumva, ukumva ibyo bintu byose byagiye biyo, kumva amateka, tukaguha ubuhamya, tukagukangurira gukunda ijambo, ukarikangukirwa nawe ukaryiga, noneho ukagenda nawe ukoresha wa mutima nama wawe n'ubwenge
n'ukwerekwa n'umucyo uri kugenda ubona mu ijambo ko waryisomeye, nta kabuza uzatahura ko ibiri kuba byose n'idini urimo ari idini rya Satani. Ni umunota umwe gusa kugira ngo ubimenye umaze kwisomera ijambo ubwawe. Natwe twese twari mu madini nk'uko, ariko tugira ubuntu rimwe gusa kugira ngo dusome ijambo, twarisomye rimwe gusa duhita tubona ko ibintu abantu bose bakurikiye ari ubuyobe bwa Satani bwapanzwe na Satani. Bimwe muri ibyo bitabo rero bagiye bavanamo, iyo ubyisomeye ikintu cya mbere uhita ubona ko ari ukuri nyakuri bagiye bavana mu bitabo, cyane cyane muri Bibiliya, bakabivanamo kugira ngo babihishe muntu. Wibuke n'Imana yaravuze ngo ibyahishwe byose bizaza ahagaragara mu minsi ya nyuma. Akaba ari byo rero Imana yaduhamagariye kugira ngo twongere tugarure rya jambo ry'umwimerere uko ryamye rimeze kera na kare. Reka turebe rero nk'urugero nk'ivanjiri ya Tomasi yavanywe muri Bibiliya, urebe icyo ivuga, kandi noneho dufate n'urugero rw'ibyo yadufashije kugeraho, yaba mu kumva no gukurikira ijambo ry'Imana cyangwa se no kwemera ko koko iby'Imana yanditse abantu bagiye bavanamo byose byari ukuri. Reka dusome ivanjiri ya Tomasi nk'imirongo 2. Bimwe rero muri ibyo bitabo byavanywe muri Bibiliya tuvuga, dufate nk'urugero ivanjiri ya Tomasi. Ivanjiri ya Tomasi twarayigerageje tubona ko ari ukuri kandi ikora. Ikaba ari ukuri batashaka ko umuntu amenya, nubwo ifite amagambo arenga 118. Tugiye kureba amwe muri ayo magambo byibuze nk'abiri uyu munsi, turebe ko koko ivanjiri ya Tomasi niba ari ukuri cyangwa niba atari ukuri. Ko njye narayigerageje mu buzima bwanjye, ndayemera, ndayizera, ni ukuri kwahishwe muntu kugira ngo umuntu atamenya ukuri, noneho kwa kuri kumubature ave mu binyoma. Reka turebe gihamya, kuko rega burya iyo umenya ukuri, ukamenya ukuri kwigaragaza, abantu babibona nabo babona ko ari ukuri, nabo bagira inyota yo kumenya kwa kuri. Ni gihamya, tugira ubuntu tukerekwa, noneho kwa kuri twabonye, kwa kuri twamenye, gutuma abandi nabo bagira inyota bakavuga ati uriya muntu tumuzi ameze gutya, bimeze gutya na gutya, biriya binavuga. Nubwo wenda dushobora kuba tubipinga, ariko biriya bintu biragaragaza ko ari ukuri kutabeshya, kandi ari ukuri afite ahantu avana. Uko kuri twebwe twakubona gute? Nuko nguko rero uva mu buyobe, uva mu mwijima ukaza mu mucyo, noneho ukuri n'urukundo rw'Imana rukagusakaraho nawe, noneho ukabona ubwiza bw'Imana koko. Reka turebe ivanjiri ya Tomasi, imvugo ya mbere uko ikubwira. Imvugo ya Tomasi irakubwira ngo umuntu uzamenya agasobanukirwa neza iby'iri jambo ry'Imana ntabwo azapfa. Bivuze iki rero? Uvuze nka gutyo, umuntu wibereye mu buyobe yumva urupfu rw'umubiri, urupfu rusanzwe twese tuzi. No, ni urupfu rwa kabiri ubwo abantu bazaba bagiye gucirirwa urubanza. Wibuke ko abantu bose ku munsi wa nyuma, umunsi w'urubanza, abantu bose n'abazaba barasinzira barapfuye bose bazazuka. Twese tuzajya imbere y'Uwiteka, noneho aducira urubanza, uzikara umucamanza utabera, akurikije ibyo twakoze n'ibyo twabayemo. Ariko umuntu wasobanukiwe akumva neza ibisobanuro by'iri jambo ntabwo azagira ugupfa kwa kabiri, kubera ko wumvishije ijambo ukarisobanukirwa neza, tugakurikiza ibiri muri iri jambo, byanze bikunze niko kwa kuri kw'Imana kuzatuyobora kugeza ku mpera y'isi, kuko tuzatwara kuri Imana, ntabwo tuzapfa, tuzabaho. Erega ntabwo turi uyu mubiri, kuko turi roho, kandi roho ntizapfa. Ni ukuvuga ngo roho yawe nuyiha Kristo, ugakurikira Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, ukishyiramo ijambo, ukipakiramo ijambo ry'Imana, rizakuyobora nyine, kuko rya jambo ryahoranye n'Imana kandi ryari Imana, noneho rikaba ritivuguruza. Uzagendera mu nzira igororotse y'Imana, niko uzacika rwa rupfu rwa kabiri. Urumva rero ko utabizi, utabisoma, amadini atabikubwira, nta hantu nahamwe ushobora kubyumva ari byo bintu umuntu yahishwe. Niyo mpamvu rero ugomba gushaka ijambo ry'Imana ukaryizirikaho,
kugira noneho urisobanukirwe, noneho uzacike rwa rupfu rwa kabiri. Nuko bigomba kugenda, ukava mu mwijima ukaza mu mucyo w'Imana, noneho ijambo ry'Imana akaba ariryo rikuyobora rikuganisha ku nzira iboneye itazakujyana mu irimbukiro. Imvugo ya Thomas rero ya kabiri mu 114 iragira iti, Kristo aratubwira ngo reka ushaka akomeze ashakishe, kuko nushaka uzabona, nubona bizagutera ubwoba, ariko nimara kugutera ubwoba uzasobanukirwa. Numara gusobanukirwa, umaze kubona ibyo ijambo ry'Imana rivuga, uzayobora byose. Urugero ni uruhe? Amadini y'inzaduka na Satani bihisha inyuma y'ijambo ry'Imana bigize marayika w'umucyo nk'uko byanditse, noneho bakabikoresha bayobora benshi mu irimbukiro. Siko bimeze? Gihamya ni iyihe? Nuko abantu benshi bazi ko ibyo babwiwe ari ukuri, noneho ibyo binyoma by'igihe gito bikabatwara buhumyi, babivuga cyangwa babyemera nk'aho ari ukuri, noneho bikabayobya. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko rya jambo nyajambo rimenye, byanze bikunze uzayobora byose, kubera ko ufite ijambo ry'umwimerere, kuko ijambo rirategeka, ijambo riyobora byose. Satani rero ibyo nabyumvise kera, afata ijambo ararigoreka, amaze kurigoreka noneho akora amadini aba ariyo ayoboreramo abantu. Ibyo bintu ndibaza noneho ubyumvise. Ni ukuvuga ngo iyo usomye ijambo ry'umwimerere, ijambo ku bwawe ukarisoma ukaryibika mu mutima wawe, uba uzi ukuri. Iyo uzi ukuri, ukuri kurakubohora, noneho rya jambo rikagufasha kuyobora byose, kubera ko umwijima nta na rimwe wegeze utsinda umucyo. Niki Imana hano ishaka kutubwira, kuko iyo uje mu ijambo ry'Imana ukaba urifite waryibitseho, byanze bikunze nta muntu ushobora kongera kukuyobya ngakubwira ibinyoma, ahubwo bya binyoma ujya hejuru ya byose. Niki Imana yashaka kutubwira. Nuko n'ukuri narakwiboneye, nimubihakana, reba ntangira kwigisha, ntangira kumenya ijambo, ntangira kuza mu gakiza, nanjye nari nk'abandi bose nibereye mu idini, nibereye mu by'isi, ariko amaze kumenyera ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryampaye kwa kuri, ukuri kwambatuye, noneho rimpa kuba ndi imbere yanyu mbabwira ibyerekeye ubutunzi bw'ijuru n'ukuri kw'Imana no gushaka kw'Imana. Ibi bintu ndumva utakwirirwa ubihakana, nawe amaso yawe arabyibonera. Ikindi kintu rero cyagufasha kuva mu mwijima ukaza mu mucyo ni ukumenya ubuhanuzi. Ubuhanuzi Imana yagiye itanga igaha abahanuzi bayo buvuga iki? Kuva mu itangiriro kugeza amagingo ya ubuhanuzi buvuze iki? Iyo ubukurikiye, byanze bikunze bigutera kugira inyota yo gushaka mu maso h'Imana, kuko ubuhanuzi buraryoshye kandi burimo ukuri kwinshi kw'Imana. Ugiye ubukurikira, ubuhanuzi yagiye ba Mose, ba Eliya, ba Yeremiya, ba Daniyeli, ba Ezekiel, ba Hosea, abahanuzi bose kagenda bakurikira ubuhanuzi Imana yabahaga, bigutera kugira inyota yo gushaka mu maso h'Imana. Noneho uko ugenda unyoterwa, niko ugenda winjira mu ijambo ry'Imana, noneho ugashiduka nawe wa mwuka w'Imana uri kukuzaho. Ubwo buhanuzi rero butwereka neza uko ibihe bya nyuma bizagenda, bihereye mu itangiriro, kuko iyo ushaka kumenya ibizaba ku mpera y'isi, Imana mu ijambo ryayo itubwira ko tugomba kujya ku itangiriro. Urumva ugiye uzamuka, uvuye ku itangiriro ukazamuka, bikagufasha gusoma Bibiliya yose, noneho ukabyumva uko bigenda bihuza n'uko Imana yavuze bizagenda. Byanze bikunze bituma ugira igitinyiro cy'Imana, ukavuga ati Imana irakomeye, kuko ugenda ureba ibintu yagiye ikora, ukareba uko yagukijije, noneho ukareba n'iryo jambo urimo n'ukuri riri kukwereka. Byanze bikunze ntabwo wongera gushidikanya, ahubwo nawe ugira wa mwete n'umuhate wo gushakisha
mu maso y'Imana kugira ngo nawe urokore ubugingo bwawe, noneho nawe uzambikwe ikamba ryo mu ijuru kubera ko wakanguriye benshi kuza mu gakiza, nk'uko tugiye kubireba mu gitabo cya Daniyeli, uko benshi twahamagariye cyangwa tuzagira umugisha wo guhamagarira benshi kuza mu gakiza. Amakamba adutegereje aricyo namwe tubifuriza, kugira ngo namwe ntimuzakorwe n'isoni kuri wa munsi ngo tugiye gusoma mu gitabo cya Daniyeli. Mbere rero yo kwinjira mu gitabo cya Daniyeli, reka manze nkubaze nk'iki kintu. Iyo urebye ukitegereza ukareba abantu bagiye batahuka bapfa bataramenya uku kuri, ubona ibi bintu biteye amatsiko, ukibaza ukuntu Imana yabipanze. Imana ni impanga cyane, Imana ni umuhanga ukomeye cyane. Ukuntu yabipanze ukibaza uti se abantu bagiye batahutse batazi uku kuri bizagenda gute? Nta kundi bizagenda, ahubwo ibi bintu byagombye kugutera inyota yo gushakisha mu maso y'Imana no gusoma ijambo ry'Imana, nkaho ejo cyangwa uyu munsi ari wo munsi wawe wa nyuma. Ukavuga uti niba hari abantu batagize Imana n'amahirwe yo kumenya uku kuri, noneho ngiye nkaba nkiriho, niki nakora kugira ngo nshakishe mu maso y'Imana, nkagira inyota zo gushaka Imana nkaho ari wo munsi wawe wa nyuma? Wibuke njya mvuga nti shaka mu maso y'Imana, ushaka Imana ukiriho utari wapfa, kuko numara kugenda bizaba birangiye, nta kintu uzaba ugihinduye. N'ijambo ry'Imana naryo riratubwira ngo ugira amahirwe nukiriho, kuko iyo ukiriho ushobora kuba wahindura ibintu, ariko wamaze kugenda ntabyo ashobora guhindura kuko byararangiye. Ariyo mpamvu umwanzi Satani nawe aba ashaka kwisasira benshi ngo abajyane bakiri mu buyobe, noneho ntibazacike na rwa rupfu rwa kabiri. Ibi bintu mbitekerezaho iteka ryinshi cyane, nkavuga ati Imana wampaye agakiza, warankoreye, iyo utaza kumpa agakiza ngo nyereke mba ndihe. Ariko Imana ntihabwa icyubahiro. Uyu munsi ndi hano ndavuga ubwiza bw'Imana, ngerageza uko nshoboye kugira ngo ngumemo, natwe twihe akanyabugabo, dusome ijambo, twigisha abantu ijambo, kugira ngo turisangize benshi, nabo benshi bazaze mu gakiza, bacike umwanzi Satani. Icyo tubifuriza ntabwo tubigisha kugira ngo tubereke ko aricyo tubarusha, kuko abanyabwenge benshi twarabamenye, ariko se bamenye ijambo ry'Imana? Kubw'iyo mpamvu shakisha mu maso y'Imana ku bwawe, noneho ushyiremo umuhate n'ingufu nyinshi nkaho ari we munsi wawe wa nyuma. Kuko ibihe bije hazaca uwambaye ijambo ry'Imana, aryibitseho ku mutima, anarifite mu bwenge bwe, kandi noneho ugashyiramo umuhate kugira ngo ugumemo utagwa n'iryo banga nta rindi. Twinjire rero muri Daniyeli 12:3 turebe, ariko dushobora guhera hejuru tuvuye kuri 1 kugeza kuri 3 uko batubwira mu gitabo cya Daniyeli. Reka dusome. Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Maze icyo gihe Mikayeli, wa mutwaro ukomeye ujya uhagarikira abantu, azahaguruka. Umutwaro ukomeye ujya uhagurukira abantu b'Imana azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utageze kubaho uhereye igihe amahanga yabayeho ukageza icyo gihe. Hazaba hari umubabaro ukomeye cyane nk'uko ijambo ribikubwira. Bizahagurutsa marayika Mikayeli, reka twumve uko bizagenda. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Abantu bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Niyo mpamvu tubabwira tuti mushake ijambo ry'Imana, mukomere ku ijambo ry'Imana, n'abatabizi mukanguke, kuko urebye nabi Satani azaguhitana. Kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Benshi muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Ese urashaka kuzakangukira gukorwa n'isoni iteka ryose, cyangwa se ahubwo uzakangukira kugira ubugingo buhoraho? Imana iguha ubugingo buhoraho. Niki uzakangukira? Bitekerezo uyu munsi, ndi kubigusomera uyu munsi, wumve uvuga uti ninkanguka nzakangukira hehe? Noneho kandi abanyabwenge
bazarabagirana nk'umucyo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaba nk'inyenyeri iteka ryose. Ni ukuvuga ngo abazazana benshi mu gakiza, byanze bikunze Imana izabambika amakamba barabagirane nk'inyenyeri iteka ryose. Uribaza ibyo bintu? Hitamo uyu munsi, ese uzakangukira he? Uzakangukira kugira umuborogo n'ikimwaro cy'iteka ryose, cyangwa se uzakangukira kugira ubugingo bwiza bw'Imana yaguteganyirije? Bihitemo uyu munsi. Urumva ko Daniyeli yarabyeretswe ko mu bihe bya nyuma umumarayika Mikayeli azahaguruka akazaza akareba uko ibintu bizaba bimeze, abazaba barakoreye ugushaka kw'Imana n'abazaba barahisemo Satani. Byanze bikunze nko kubivuga iteka, mu minsi igiye kuza abari ku ruhande rw'Imana bagiye kugaragara, n'abari ku ruhande rwa Satani nabo bagaragare. Byanze bikunze ntushobora kujya hose, ugomba gushaka uruhande ubarizwamo, kandi uruhande nkwifuriza nguhitiyemo. Hitamo uruhande rw'Imana kuko ni rwo rufite ubugingo buhoraho. Mu gusoza rero, ni gute twakangurira abantu kuva mu mwijima barimo kugira ngo baze mu mucyo w'Imana? Urugero rufatika ni mu Misiri, muri Egiputa. Abantu bariyo babwirwaga cyangwa bakumva ko bagomba gutahukanwa mu gihugu cy'Imana cy'isezerano yabahaye, bakavuga ati no, ntituva hano hantu muri Egiputa, mu Misiri hameze neza, hararyoshye, muratuvana iki? Barinze bajya nzira, baragenda bitotomba bavuga bati watuvana iki muri Egiputa? Uyu munsi rero hari abantu nabo baryohewe, banyotewe n'iby'isi, babona ko iby'isi ibereka bamenye ari byo bintu byiza. Ukababwira uti ngwino mu gakiza ubone ubugingo bwawe. Ntibishoboka, nimereye neza, urugero natanze ubushize, ndahembwa neza, umuryango wanyu umeze neza, ibintu byose bimeze neza, idini nta kibazo. Idini buri wese agomba kugenda mu byo yamenye, kandi buri wese akagira imyemerere ye. Ibyo murabyumva hirya no hino, ariko ukabwira umuntu nyamara njyewe dore nabonye, narungurutse ku bwiza bw'Imana, nagiriwe Imana ubuntu bw'Imana, Imana iranyereka, dore kugira ngo ukiranuke ube umukiranutsi, dore icyo ugomba gukora. No, ibyo ni ibyawe. Hakabaho n'abadatinya kuvuga ati wenda uri n'umusazi, ariko ibyo bintu byose bigenda byiyerekana gahoro gahoro, kuko ibyo bintu rega byahozeho. Iyo ushaka kureba ibintu biri kuba ubu ngubu, usubira mu itangiriro ukareba iteka ryose Imana yagiye ibitwereka. Ariyo mpamvu ubwira umuntu ngwino mu gakiza, ngwino ushaka Imana, ahubwira ati no, njye ndigumira ibi bintu ndimo, ibintu ndimo nibyo ngumamo, ko bimeye neza, biryoheye, nta kibazo, njyewe ndeka nkomeze ibyo namenye, ntabwo nshaka gukurikira ibyo urimo. Kubw'iyo mpamvu rero nkakubwira ende kuri by'isi, ureke Egiputa y'uyu munsi, noneho uvuga uti reka ndunguruke na hariya ndebeyo, ko ndakwizeza neza ko numara kurunguruka ku ijambo ry'Imana kuko nabikubwiye, ukarisoma ubwawe, ukaryumva, ukumva ubuhanuzi, ukumva ubuhamya, ugakurikira ibyo byose nagiye nkubwira, byanze bikunze nta mwaka nguhaye utaje mu gakiza, nawe ngo ukizwe. Noneho ahubwo utangire ukangurire benshi kuza mu gakiza. Ariko hejuru y'ibyo byose, kugira ngo uve mu mwijima wakwibasiye, umwijima utakwereka umucyo, umwijima utaguha ukuri, ugomba kuvuka bwa kabiri. Ugomba kubatizwa, ukatura, ukavuga ati Imana, nemeye gukurikira inzira zawe n'umutima wanjye wose, n'ubwenge bwanjye bwose, n'imbaraga zanjye zose. Noneho ugakizwa. Wamara gukizwa, umaze kubona agakiza k'Imana, noneho wamaze no kubatizwa, ntabwo uzongera kureba inyuma ukundi, ntibibaho. Ibyo bintu ndabikwijeje, ni ibintu byambayeho. Uyu munsi nkabashima Uwiteka, akaba ariyo mpamvu ndi imbere yawe mvuga ubwiza bw'Imana, ngukangurira kuva muri uwo mwijima ukwibasiye, uze mu kuri, wakira agakiza k'Imana, ka gakiza uzakangukira kugira ubugingo buhoraho, aho kugira ikimwaro cy'iteka ryose. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.